uzongera kubura abana ntabyo nakoze mwana nukuri ntabyo nakoze shani uswa mvuye ko wanyanze babara mvimbere shani ushaka ko nako kushaka nkubita kanje kukureba nabonye byakubayeho ndababarangira agahinda amazi iminsi ndasinzira shani se mwana wandetse naryama ngo shani ngwino nabyo nyine kumugisha mubaremo imbangamira basi vugisha mukecuru basi watujyanye urase watuvanye mu mvura se basi tubabari vugisha mukecuru cyangwa igitunguru namazi basi vugisha mukecuru niba yabyanze akundi kumujyana shani wambabari wa mugore mbabara nutume nongera kuvuga nagiye kuguhahira nyine nge nandeke avugisha mukecuru nashumva nyine nkubwira babarira winyitambika ndakwingiza se kutansuhuza cyane wasuje urukundo rw'abagore nararubonye mbabara uruhese Mumbabare ni muke bamusangiye umugabo shani njya dusangiye umugabo nawe ni muramukazi wawe n'umugore w'umusaza wawe mbabare nakubizi shani we dukunda agerayo ubashurwanye na n'ubajye babara nongera shani wambabariye basi ntiwongere basi wambabariye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka ngusuze kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tuye tubana 5 kuri 5 ni vibe maze iminsi nkora ibiganiro ndi kunyagirwa ariko it depends ntago imvura yatuma udakora akazi kubera ko imvura ntago izarwa ngo ikubuze kurya iyo ufite umuryango burya ugomba kugukorera kandi ugaharanira ko umuryango utera hehe imbere murabona hakurya iriya igicu cyabuditse amazu cameraman ubereke za Nyamirambo ubereke za Rebero ubereke za Kicukiro ubereke amazu koko ubereke Kigali iyi ni Kigali papa ubereke Kigali hanyuma ndi kumwe n'umuvandimwe hano ntagiye kure cyane kuko niba utarakoze subscribe warahombye kandi niba warayikoze kude chapeau utarayikora ushobora kuba ari ibintu bibiri guhomba cyangwa se ukaba ufite ubugome bwawe ubuhamane twikorere byacu umusa uraho ndaho neza ndi kumwe nawe yego ndagira ngo rero tutagiye kure uvuge ikintu kitujyanye naho tugiye kiri kitanye rero Sadunda maze iminsi mbona ibiba kuri shani ya witwa muramukazi wanjye nubwo abantu benshi bankora muri iyi minsi bavuga ati ntitubanye neza ndi umuntu mubi ndamubabaza ariko ntago mwanga aba ari ubuzima ushaka gutwara n'umuntu ejo mugakundana nta kibazo ariko ejo nabonye bimubayeho mbona mukeba wawe ashaka kumuroga ashaka kumuvutsa ubuzima mbona birabaje cyane Sadu niyo mpamvu nakwiyambaje nubwo ntaza ahantu shani yaba ngo njye hano ngezeyo mbaze shani yango bimeze biti cyakumenya aho shani yaba nkaganira nawe nkamenya ngo bimeze biti turi muri quartiers yego turi muri quartiers ariko ikibazo nge mfite no kuri kw'Imana ibi bintu ndabikora nkajyana undi wabinsabye namara kukugezayo ugakora amahano n'amabara wowe ntago ugamije gukora nk'ibyo mugenzi wawe yakoze Sadu wenda navuga amagambo menshi ururimi inyuma yigenga nkavuga byinshi ngatongana nkagira amahane abantu barabizi ariko ngiye muramukazi wanjye kandi nkunda n'umuryango wanjye ukunda wemera umugore yamusaza wanjye bisezerano namuvugaho byinshi cyangwa akora n'ibindi byinshi ariko ntago namuroka cyangwa umugambanire wabonye super narayibonye Sadu mama bapampe buriye ari ikintu cyakuzagusaba ikiganutswe na uzaze kumuzana mama bapampe ikigano naki umutima nabonye afite mama bapampe nzamugurira akantu cyane ikigano nakirebye mbona umugore ari yagiye hirya mu rubavu arapfundura anyanyagiza muri fanta narakitegereje nawe mukitegereze murebe arangije ahita ahereza shani none yaramubwiraga ati kutamba
Shani yabana ni umuntu utagira amacenga ahantu hose ari ndamuzira twabonye igihe kinini twarakoranye mu kazi twarakundanye n'umura mu kazi wanjye ariko ntayagira amacenga yari ahantu abayisanzuye ameze gutya nyuma nta kintu yitayeho nta muntu abimba ko yamubangamira ariko kari akanongera akabonye ka sipaguru ko gushiramo gutya ariko uriya muntu abonye kuntu yiruka mu keba ariko umurozi ahunga nta kimwiruka yarirutse ndavuga ati birani igipanga abantu barahurura ibintu bibazo baratabaye ariko nawe aragusetsa ngo niwe wari ngo ngari mwabivuganye reka nkubwire abantu bavuga ibyo bashaka kuko nkuko dukoranye kino kiganiro ubuse hagize ikintu kiba tujyanye si wa mutima wanjye nakwemereye kukwereka abantu tisadunda kukihuza abakeba comment zirandikwa tisadunda jana abakeba akabahuza nizo nyene siba iyo shani yagipfa bari kugutuka nawe nukuri pe shani yagira icyaba nawe sadunda wari kujya muri ribu tuzamuke kuko abantu mwahabonye hano mwarahabonye mu mikoki akavura kari no kugwa kugira ngo ubone ariko imvura imaze iminsi tuyagira sado ariko niko biba bimeze mwana yongeye ndi gukora imvura ibigomba kugwa imigisha myinshi imvura n'umugisha uri asesiwe mwaka ubundi wowe uri mu bitaro shani bite mateshuba nyine babarira winyitambika ndakwinjiza se kutansuhuza cyane wasuje urukundo rw'abagore nararubonye mbabarira uruhe cyane nsuhuza ariko nje kugusura tuvugana ushaka ko mvugana iki nawe nje kugusura nabonye byakubayeho yashu uje kunyica nabonye byakubayeho cyane ko twashwa nanje nakugambana nkakwicisha nabonye byakubayeho shani ndavuga ati reka nze ngusure nkuvugishe shani uburangiye ugaruye ibintu by'impuwe izo wangire sinazibonye ndakwanga shani utanyanga wanungiye abana igihe kingana ubu se reka nkubwire ndabanga sobanura musaza wanjye ubu se ko nabonye ibintu mukeba yagukoreye ashaka kukwica nka batereka nze ubu ni wowe wangirira neza shani no kuri nago nkwanga umva nyine mureka nigire kwihahira minota basi iminota ibiri vugane nawe mvugane iki nanjye ndakwanga kumva ikintu kimuza ubu reba imvura kumere kunyagira oya ntacyo yongera kubura abana kandi ngize amahirwe reba imvura kumere kunyagira njye staduna uzi imbaraga natakaje kugira ngo anyereke basi nkubone basi mvugisha inoti ibiri niba umuntu abonye ibibazo byakubayeho akagira ati reka nze koko ndakwanga niba natwa n'abana ba musaza wawe byagenze gute wa mbere n'uyu nguyu yabaye nkuriya hoya uri uri ni mukeba bamusangiye umugabo shani njye dusangiye umugabo nawe ni muramukazi wawe n'umugore wa musaza wawe mbabarira nakubizi shani we dukunda agerayo ubashu babarira nongera wambabariye basi ntiwongere basi wambabariye gatuma tukama mu byondo mwana niyongere kunkora shani ndagukunda keka ko nawe hari ibintu azanye nabyo pere bisakoshi yanjye nta kintu n'ukuri ko hari ibintu azanye nese kuki bisakoshi yanjye yirebeye kuki udashobora gukeka ko wenda kuzaniye ibintu byiza wenda nabonye byakubayeho ibintu byakubayeho no muke bawaze kukuragaza iki kiza wanzanira ndakwanga basi ndakwanga niyo nakuraranye ugatwara abana bagira urukundo rwanjye nararubonye uyu muvandimwe reba isakoshi basi mbabarira mbese wamuhaye umwanya mwana ni ndetse namuvugisha ku ngufu uzi kugira ngo muri saduna ngakunye basajye kukuvugisha bajyane mu rugo uduhe kari jewe nareke hanyuma ujye guhaha mwereke mu rugo ndakugiraho basi wanyereka aho bahangiye ahubwo nimba wanahamutungiye urutoki ukuri ntabyo nakoze mwongera kubura abana ntabyo nakoze mwana nukuri ntabyo nakoze si ushani shani uswa mvuye ko wanyanze babara mvi imbere shani ushaka ko mbona nako kushaka kumubita kandi nje kukureba nabonye byakubayeho ndababarangira agahinda amazi iminsi ndasinzira shani se mwana wandetse naryama wambabari wandetse uri kucaga ntago mwanga uri umugore na mama amazi iminsi amagara mbya ati reba shaniya nanjye zamamaga afite uzi ko na mama yabonye ikiganiro mwakoze inturira igitenge hasi shani waretse ko tunyagiza mwana basi mabuja byagenze gute yavuye byagenze gute shani shani uyu ninde mwana mabuja byagenze gute tujye mu rugo uvuye hepfo akira mande bizanira ibirayi n'amakuru ariko nanje nubwo ngiye sanga sumuturanye mwiza sanga ibintu byose mwabikoze neza mutari gutwana ndakwinginze nimba wase mwiza ndaje yavuye shani sanga mabuja umugabo wawe sumuturanye mwiza ndaje umukarani we na umukarani
ni umukozi muri make cyane mukecuru yabonye byabanye na muzehe abarira wa mugore w'inteze turakwanga naguteje ndetse narwanye natukanye nakoze cyane basi mu minota ibiri uriya waretse tukajya mu rugo basi oya musubire mu rugo mwebwe mu minota ibiri oya mu minota ntabwo nakujyana iwanjye sadu wamba baruka muri reka nkubwire shani reka nkubwire impamvu ndekura wanyumvise ndekuzwa bahise nkagusobanurira iby'uyu mugore reka ngusobanurire iby'uyu mukobwa shani unsobanurire nyine reka ngusobanurire wenda umwime karibu ntabwo nakuroga nukuri ubu se nakuroga bana musaza wanjye bagasiga rero nubwo mama bafite nawe uhari ariko mama bafite mvuga ngo na shani yarahari bambaje mama abo namubereka ariko sinabagirana udahari numva nagira igitekerezo cyo kubagira udahari kaya hano urukundo mu ahubwo wanyereka mama Bella Sadu uzi umujinya afite n'iwacu bafite sinzi ikintu namukorera mukecuru ahantu hari gusinzira ejo nire ngomba ku telefone wanga kumfata nari kuba ngufata ngo tuganire iki shani wajye umfata nawe tuganire iki mukecuru nawe yiramamagara utazaruhuka utarabatwara gutwara abana rega ntago ari ubugome ni urukundo mama afitiye uzongera cyangwa nawe wabindi washaka Sadu uyu ni muramukazi wanjye wemera amategeko muraziranye nge nta urabizi n'ibintu byose bikunda kuba byose urabikurikirana uyu muramukazi wanjye ntabwo mwanga n'impamvu nakoze biriya bintu ngenda bikora ntago ari ukumwanga mwamutumye muri Kenya ajya kureba zabagabo mama Bella nta muntu ugize umutwe muragambana oya nawe kugira ngo shani Sadu ejo nakubwiye ati Martin agiye kuza umenye ukuri kose basi ihangane basi nko mu mezi makeya nazo uzamenye ukuri kose azaze cyangwa bireke uzamenye ukuri kose ko yahakanye ko yageze muri Kenya hasigaye igihe gito dufite ushonje uhishiwe Martin agiye kuza umenye ibintu byose ibi byihishe inyuma kandi rwose winyeka shane nawe washyiramo impuhwe kubera ko impuhwe iki basi vugisha mukecuru n'ubu dore telefone iri gusanga ari kumamagara wavugishe mukecuru basi akumva ko uri muzima usikoze ko wagira ngo warafashe shane ngwino nabyo nkeneye kumuvugisha mu imbangamira basi vugisha mukecuru basi watujyanye urase watuvanye mu mvura se basi tubabari vugisha mukecuru ese watumye se wamutumye ahandi ugiye navugishe neza mama wacu cyangwa igitunguru namazi kumeza basi vugisha mukecuru niba byanze nakundi mushani wambabari wa mugore wembabara nutume nongera kuvuga nabi agiye kuguhahira nyine nge nandeke avugishe mukecuru narahangayitse amenye ko ameze neza muhaye amafaranga wowe urajya kumuranyishurira tuyamwohereza kabiri kangahe simpahira nose kukiri kuvuga gutyo vugisha mukecuru basi tugende mu wanyeretse ahantu wambabare ko nta bintu by'amahane nshaka ni mu cyondo mbabarira ndakwinginze nta mahoro yanjye shani koko niwe wankoze ibi bintu ibyo wankoze wowe birahari nakoze iki se basi nge nyivugisha reka nge nkubaza akantu basi babarira undi uwo mugore ntiyongere kunkoraho ntago gukoraho mwana hatari ntago byoroshye koko ndataha nta kintu umenye oya shani mukecuru se ubu ndamubwira ngo none se icyo umenye ko hari wamubajije icyo ushaka kumubaza ntabwo nzi aho atuye mukecuru ari kumumbaza buri munsi nashaka kumenya aho atuye nyine nashaka kumenya ngo ameze gute bimeze muzima ni muzima nabibonye ko ndi kumubona ariko mukecuru ashaka kumenya ngo ameze ate abaye hate abimenye ko twese tumawe ku telefone ngo uyu ntago adufata aradukupa shani basi wambwiye ngewe basi nge nyibwirira nta kintu umunangire muri kumbwira abe na kimwe nta kintu kizima imikoki iramaze ubu utereye ingahenga yemwe utereye umusozi ugiye mu mazi ukoramo iki je nagutumiye iwanjye nakubwiye ko nkukeneye basi ibiri yireke mpumwe umbwire iki se tuganire ntabwo nshaka kuganira nawe basi njya mu rugo iwawe reka umeze neza ese ugende nyine umeze neza umeze neza bajante se bameze neza nangabo ntabwo bireba abana se bameze bate bameze neza abana bameze bateze bameze neza si ugushani wanyeretse abana bamaze iki nyine nabo mbere ko bameze neza urukumbuzi ntibashize reka nimenye ko bameze neza nabo mukecuru basi mubwiye ati nabarebye ko mukecuru yambwiye ati ko bameze nambishaka kumenya uko bameze anyemagare nsubiza ikintu kimwe ngiye kukubaza mukecuru ntabwo hamagara uraza kumwitaba nimbishaka oya mbwira ngo nubishaka mbwira ngo yego uvugishe mukecuru ugenda mubwira ko mwitaba ngaho ugenda amahoro niyo mwabona video kora gabaye igenda amahoro shani ukurikije wenda ibyabaye ndi umunyamakuru urabizi ngenda baza ariko ntabwo mbaza ngo mbinjirire mu buzima ntabwo nabinjira mu buzima ukurikije ibintu byabaye uheruka kubonana nangwa se kuvugana na wa murozi kaze reka ariko myita ntukambwire ibyo uriya murozi abantu babyakiriye bate se biriya nta muntu bitababaje
byanababaje na nanjye byarambabaje niyo mpamvu yaje wowe n'ukwiyerurutswa ariko se ndiyerutse n'umuryango wanjye yorutse na mukecuru ntabwo usika gukunda shani si buri munsi nutega ujya ujya kureba mukecuru reka nkubwire nubwo mama nubwo bankunda basikorera mukecuru ariko mwabavandimwe nyine korera mukecuru namuze basi twihorera basi girira impuhwe mukecuru aziyizira barebe aziyizire kukwireka ahantu baturuzamenya hanyuma se ni wowe umuyobora nyine mbwira ngo nzamuyebe basi amenye aho uri ni wowe umuyobora azatega amamagara ze mbamwere cyane ko mbona wahindutse cyane nimwe mwampinduye cyane warahindutse cyane pe atari bino bintu ntibyoroshye iyo mutamindura none se iyo bataguhindura rero ntabwo wakomeza guhatiririza umuntu nawe ikitamurimo mwambanaga navuga ngo ni marayika umumarayika nawutanga atugusezera se basi sinagusha nagusezera waretse gukurikira umuntu mwana wa mbere yarabumpaye ngo mburye babarira utabunsi cyane igendere nongera kuzira ibi shani bayi turagukunda umva mwana na mukecuru yambwiye ngo usuze banga careka mareshya mugeni wabona na mareshya mugeni ku mugani wa shani Sadu njyewe ubu urabye ahantu mvuye kugira ngo ngere hano urabiretse ngangwe no tuganiye kega tumanuke mbasiga musubire mu nzange mwabatwaye mumanuke arebe Dale nibarira ahantu giye kandi uziki wanyuma umutima hamwe wumva utuje nta kibazo ntabwo twabikora bana rinzanye ubugoryi manuka oya nta kibazo ntabwo twabatwara cyane manuka Sadu manura umuntu wazanye tugende mwana naravunitse naravunitse byaragoranye Sadu mbona byoroshye ntabwo byoroshye ibi bintu ubyakiriye gute birambabaje nkanjye nyine urumva shami yatwagiye tujyana ibihe bitari byiza abantu bose barabizi n'abadukurikira abatera comment barabizi banyita umuntu mubi ariko nanjye naje guca bugufi shami yanarinje kumureba mama wanjye na papa wanjye barambwira ati niba mukazana nyine tugira genda umurebe turebe uko ameze ariko urabona ko imvura yatunyagiye nje kumureba nta nyishimiye yaranankubise cyetse ko nyine nabaye umwana mwiza nkicisha bugufi nkanga kugira gute kumwereka ko ndakaye n'iki nkicisha bugufi ariko urabona ko atanyikiriye neza birambabaje rero nta kintu ntahanye nta kintu bibwire muzehe cyangwa mukecuru urugero rwose nakoze ibi wenda ukurikije wenda reka mubaze kuri la video mwabonye yaguhaye motivation zo kuza kubikurikirana mu nyamakuru ko ameze umusaza wawe byakiriye ate yarabibonye nawe arambwira ati ibintu ndi kubona bicacana koko nibyo ntabwo atira musaza wanjye ntabwo mbizi reka nzagire kuri teri ndebe shaniya ndebe uko ameze menye amakuru rero nibwo warumperekeje ngo ngezeyo urabona nta kintu ntashye ko ubwo ari muzima Imana ishimwe rwose nubwo tugendanye tugenza amara amasa wenda nta gikuru cyari kikuzanye nyamukuru ubonye ariko uko biri kose ubwo tumubonye ari muzima Imana ishimwe kandi nubwo tubwiye ko wa muntu washaka kumuroga baherukana ubwo ngubwo nabwo Imana ishimwe yego reka dushimire rero abantu mwakomeje kudukurikira nubwo tugiye nta gahunda zatuzanye zikozwe ariko uko biri kose wenda ubutaha imijinya yose nimara gushira bashobora kuzahura bakaganira bakemerana gusurana kandi ibintu bikagenda neza ubushize tuza mukeba we yamuzaniye amayoga n'amafanta n'ibiki ariko arenzaho na supaguru yego buriya nimwongera gukora biriya bintu si ishusho mbi muri kwereka abantu ishusho mbi kuko natwe abantu benshi bashobora kuba barateye muri komenti Mariti niba babwiye ngo najya kuroga shaniya ariko Mariti niba atari muri iki gihugu cy'u Rwanda ari muri Kenya ntabwo yanga abana be nashana ntaga mwanga nubwo nyine wari busy adakora inshingano ze uko bikwiriye ariko ntabwo yakora igitekerezo cyo kuvuga ati baroge shaniya atabana be bangari yego ntabwo yabitekereza Sadu ntabwo yabitekereza nanjye mushukire mbwe cyagera nambwiye ngo ntwara abana be mbafite ariko ntabwo yize ambwira ngo ngiye guhemukira shaniya niyo mpamvu n'ubu nabyumvishije nkabona ibintu byabaye nkaza urebye ahantu nturutse Sadu wavuga ko mfite umutima mwiza nje niyo utimvura yanyagiye babibonye ariko nubwo bitagenze neza ariko mbonye shaniya kandi muzima nanacururuka ubutaha ushobora no kuzahanyereka nkandako n'abana nabo bameze neza tureka tuve mu mvura tugende nta kundi byagenda ubwo dukamye ikimasa Imana ibahereza umugisha kuba mudahwema kudukurikira indi mazina Innocent TV Demanzimana maze yamwiza amasadonda tabakunda cyane